mwarakundanye wana mwamaranye igihe kinini mwakoze byinshi bitangaje kandi byatumye umubano wanyu ukomera mugeraho murashwana ndavuga ex wawe uyu munsi rero ngiye kukwereka ibintu bizatuma ex wawe akugarukira rimwe na rimwe niwe wijyanye akanigarura rimwe na rimwe akagaruka no gusaba imbabazi ahubwo uyu munsi rero nagutegura ibintu ushobora gukora cyangwa se ibintu bizatuma ex wawe akugarukira wakwibaza uti ibyo bintu ni ibihe rimwe na rimwe waramukundaga yaragiye uhita ugwara depression bitewe nuko yagiye ngiye kukwereka ibizakwereka ko washaka ko mugaruka ko musubira mu rukundo rimwe na rimwe cyangwa se ibintu bizatuma ex wawe akugarukira ako kanya wakwibaza uti ibyo bintu ni ibihe niba ugize amatsiko nawe ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro naho njye ubibagezaho nkanabibategurira nitwa Aime uhawe ikaze. Yaragiye agusiga mu rukundo cyangwa se agusiga mu gahinda ariko akaba ashaka kugaruka gerageza wimushyiraho igitutu cyangwa se wenda ntanashaka kugaruka ahubwo we ntiyaragiye gerageza wirinde kumwereka ko yari ingirakamaro mu buzima bwawe wimushyiraho igitutu uramubwira uti ngarukira mbabarira n'ibiki byose mwihorere rimwe na rimwe anacyafite nomero yawe ariko gerageza wirinde kumwandikira umubwira mbese umwandikira ibintu byinshi mwandikira umubazo umeze uti ibiki mbese umubaze tuntu tworoheje nurangiza wirinde kumufokasingira ku bintu byerekanye n'urukundo rwanyu use nk'ubipowa aho ngaho bizamushyiraho igitutu wirinde kumuhamagara cyangwa wirinde kumubwira ko wifuza ko mwahora amaso ku yandi cyangwa se kumwandikira message ibyo ngibyo bizatuma nyine umukobwa yibaza ese uyu musore bimeze ute. Ikintu cya kabiri kizatuma ex wakugarukira shyira imbere gushaka amafaranga cyangwa se kwiteza imbere shyira imbere iterambere ryawe rimwe na rimwe ubwo uyu wawe wigira ukaba utakora rimwe na rimwe ugashaka kujya mu rukundo utari umukozi gerageza ube umukozi webe w'umukuraje ube tutaravu ibintu byose ubikore rimwe na rimwe umukobwa wasanga nari cyo yakwangiye gerageza rero urebe ukosore tumwe mu dukosa wenda ushobora kuba wibona aho ugira bizatuma ex wakugarukira wenda ashobora kuba yarabonye uri umunebwe akavuga uti uyu muntu usore nkundanye nawe nshobora kuzagera mu gihe cy'urusha kugasanga angaburiye ibyo ntazi rimwe na rimwe ugasanga nyine mu rukunywa amazi gusa ngo muri mu rugo rero we aba yafukasinze akareba akavuga uti uyu musore nubwo adakora ariko ntabwo nabana nawe bitewe n'impamvu runaka rero gerageza ube umuntu ukora wubaka iterambere ryawe. Ikintu cya gatatu uzakora kugira ex wakugarukire gabanya ingeso mbi zawe rimwe na rimwe wari umusambanyi cyangwa se wamutendekaga cyangwa se wibaga wakoraga ingeso nyinshi zitandukanye mbi rimwe na rimwe izo ngeso zireke kora byiza mbese uba umuntu mwiza muri societe girlfriend wazagaruka rimwe na rimwe ashobora kuba yaragiye nyine ibyakuburanya ari byo yagiye gushakira ahandi gerageza rero ubikosora ukora ibintu bizima bizagufasha. Ikintu cya kane uzakora kugira ngo ex wakugarukire cyangwa se akakugarukira gabanya amagambo ukore ibikorwa rimwe na rimwe ayo magambo mabi uvuga cyangwa se ayo magambo uvuga witaka rimwe na rimwe uravuga uti ndi umukire cyangwa se uvuga andi magambo atandukanye rimwe na rimwe agutaka ariko ugasanga nyine ibikorwa byawe yawana uri nkunda mugayo pe gerageza wubake ibikorwa ukora ibikorwa byiza bizagufasha ugabanya amagambo wowe ukora ibikorwa byo byivugira aho kugira ngo uvuge udakora ahubwo wakora ntuvuge nibyo bizatuma iterambere ryawe rikura ndetse ex akakwifuza azakugarukira utavuze ahubwo ibikorwa byawe ari byo bimugaruye wageraga ingeso mbi ntiwakoraga mbese ibyo bintu bibi wakoraga ukabireka ahubwo wowe ugakora ibintu bizima byiza bifite umurongo nibyo bizatuma ugera ku iterambere ry'urukundo ndetse n'iry'urugo n'urukundo nako.